Hi beautiful people, meze mute? Nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza turashima Imana. Nkuko mubizi rero ni umukobwa wanyu Kami mukunda cyane, nanjye ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro cyane kuri twebwe, kubagira n'ibintu bikomeye, uburyo mudushyigikira buri munsi, uburyo mutwereka urukundo, muri abantu b'agaciro cyane kuri twebwe. Nongeye kubaha ikaze rero abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi, badasiba kutwereka urukundo ndetse n'amakomantere mugenda mutwandikira mutubwira muradukunda cyane, natwe turabakunda, muri abantu b'agaciro cyane kuri twebwe. Ariko ndongeye ndagarutse ngo twiganirire kuri filme yacu, murabizi ko dusanzwe tuyikoraho ubusesenguzi tuganira ku tuntu n'utundi. Ndagarutse rero ngo twongere twiganirire, mutubwire ukuntu noneho igice cy'uyu munsi mwakibonye, uko mubona ko noneho Dani ibintu byamubanye ibibazo byinshi cyane, kwiyakira cyangwa se kwihangana byamunaniye, nubwo papa we akomeza kumuturisha amubwira ati mwana wanjye ihangane, ati byabayeho ni ukuri, ni ibintu bibaho kandi twese niho tugana, atari ko ntabwo wakabaye uheranwa n'agahinda, urasabwa kuba umuntu w'umugabo ugakomera ukiyakira, kugira ngo ahubwo ejo noneho utangire gukurikirana ibijyanye n'urupfu rw'umukunzi wawe. Guys, nongeye kubaha ikaze rero kuri Place Vision Vibe, nkubwira ngo niba ari bukigera kuri Place Vision Vibe ngo haye ikaze, ndetse nongera kugushishikariza niba utarakora subscribe, please subscribe, comment, share, like, kugira ngo nakagira ikiganiro cyacu na kimwe kigucika. Aka kanya rero ndagira ngo noneho twiganirire, ndetse urabona ko Dani ariko ntari gushaka kubyumva, nubwo agerageza kwereka papa we ko atuje, ariko ubwo ari wenyine aravuga ati ngomba gukora igishoboka cyose ariko Kami nkaguhorera, kuko ibi bintu ntago bibaho. Guess what? Rero noneho papa wa Alice ubwo yari ari hanze, reka agiye kubona abone Shalom amuguyeho, ndetse Shalom ahari ashobora kuba yibwira ko wenda uko papa wa Alice mbere yamufataga na n'ubu ngubu ariko bikimeze, kuko urabona ko yaje n'ibi confidence byinshi arimo amusuhuza. Papa wa Alice amubwira ati nta soni ufite zo kunsuhuza, ndetse urabona ko Shalom azanywe n'imitwe, cyangwa se aje guteka papa wa Alice imitwe, amubwira ati naragambaniwe, nagiriwe nabi ku buryo utabyumva, ati ikintu wowe uri gusabwa ni ukumpa agahe gatoya kugira ngo mbikumvishe. Guys, wowe uratekereza wenda bitewe n'ukuntu papa wa Alice yafataga Shalom, ubu ngubu urareba ukabona koko noneho ukuntu mbere yamwiyumvagamo, yamufataga nk'umukwe we, ubu ngubu urabona noneho ari bugerageze kumukonveka ku buryo biri burangira amwumvishije, cyane ko noneho amaze kumenya yuko Alice afite umukunzi mushyashya. Ese urabona ari ikihe kintu Shalom ari bukore kugira ngo abashe kumvisha papa wa Alice koko nkuko ari kubivuga ko yagambaniwe, yakorewe akagambane gakomeye cyane, kandi twe turabizi ko ahubwo we ibyo yakoze ari byo biri kumugaruka, byatumye ahunga akagenda yirukanka. Ikintu gishimishije cyane rero ni ukuntu papa wa Alice rwose ubona ko adashaka kumva Shalom arimo amubwira ati ubundi uramara igihe kingana gite hano ko numva uri no kunukira, ati niwasanga nganira nawe yavuga ati iki kintu ndi kuganira nacyo ni igiki, ahubwo mbwira igihe uri bumare hano kugira ngo mvire ahangaha. Rwose ubona ko yamusuzuguye, adashaka kumuha umwanya ngo bavugane, ariko Shalom akomeza kwingingiriza amubwira ati nukuri mpa akanya gatoya. Ndetse urabona ko Shalom rwose ari gukora igishoboka cyose kugira ngo abashe kuba yagira imyumvire ashyiramo papa wa Alice, kuko arambwira ati nuramuka wumvise ibyambayeho, akagambane nagiriwe kuko nagarukiye ku mwuka wa nyuma. Papa wa Alice ati vana imitwe aho ngaho, ati wahunze iki, ahubwo ko wahungishijwe n'ikimwaro cy'ibikorwa bibi wari udukoreye, wowe ninde wari uri kuguhiga ku buryo wavuga ngo urahunga? Ese ndagira ngo mbabaze, wowe uratekereza ari ikihe kintu Shalom yaba agiye kubwira papa wa Alice ku buryo atekereza ko yamwumva, cyane ko tumuziho twebwe ibikorwa bibi byose yakoze? Guys, ndakomeza kugushishikariza rero niba ukigera kuri Place Vision Vibe ukaba utarakora subscribe, kugira ngo hatazajya hagira amakuru yacu namwe gucika, ndagusaba gukora subscribe, comment, share, like, kugira ngo ujye uhora update amakuru yose yerekeranye na filme yacu, ujye uyambonera cyangwa se ujye uyamenyera ku gihe. Nkomeza kugushimira rero nkubwira nti twongere guhurira mu kindi kiganiro, ariko uze muri comment wandikire papa wa Alice nawe umugire inama, umubwire kuko niba ibintu Shalom agiye kumubwira amubwiza ukuri cyangwa amubeshya. Reka rero nkubwire nti twongere guhurira mu kindi kiganiro. Bye.